bakunzi ba Turiho TV nongeye kandi kubasuhuza ndabifuriza amahoro y'Imana. Jewe amazina yanje banyita Frank Jizo cyangwa se FK Pro mu magambo make. Uno munsi nkaba naje shaka kubateramisha. Mu kubateramisha rero kwanje hari umuntu naye natumiye, umuntu ari special, benshi muri mwebwe muramuzi cyane. Uyo muntu na wundi ni umukozi w'Imana hano. Ndibaza ashaka kutwibwira. Ndagize mwiriwe neza. Nanjye ndagize muraho neza, Yesu ashimwe. Nahimbazwe cyane. Amahoro y'Imana bane na kuri twese hamwe. Haleluya. Nashaka umutwibwire, munatubwire nico mwari muje no munsi ni gute mwari muje kuduteramisha. Use hari utanze? Utanze ninde koko? Utanze arahari? Siko nabibwira. Nitwa Shyaka Robert. Ni umukozi w'Imana wasizwe amavuta n'Uwiteka. Nkaba nshimiye Imana ko nongeye kubana namwe, nirekuye cyane, nishimye kandi nanirekuye. Shyaka Robert, yego. No munsi Shyaka Robert yari yadutumyeho kugira ngo hari ico yashaka ko dusangira. Apana ikimubona ngaha ku masanamu. Ico yashaka kudusangiza ngo yashaka kutubwira ijambo ry'Imana, anatubwire na bimwe twebwe abantu tuba tutaramenya neza. Yego. Shyaka Robert, urashaka kutubwira ico woba watutumbiye hano? Yandagira ngo mbabwire ngo tumaze iminsi tubona ibintu bidasanzwe cyangwa tubona ibintu bitoroshye birimo birabaha hanze. Haleluya. Bidahesheje Imana icyo, ariko nicyo nje kubabwira nta kindi. Nje kubabwira ngo mukizwe, muhamagara Imana, mwinginga Imana, kuko buriye mu gukizwa harimo ibintu byinshi, harimo umumaro, harimo uburinzi. Haleluya. Urumva we icyo tubwira no gukizwa? Ni ugukizwa no kwegera Imana. Nicyo cyane. Muri wegereye Imana ukaba mu Mana, nayo iba muri wowe. Kandi Imana iri muri wowe kuko muri Bwiza bavuga ngo Mana nyifatira ko njye nkwifatiye nakurekura. La bini mini fole bonne fille. Jésus topi fola bini mini wini mando la bonne fille. Nini bini folala one. Abana b'abantu yabagufashe bajya bakurekura, bakakubwira ngo igihe kiragezo cyo kwigenza. Ariko yari Imana yavuganye nawe, igendana nawe kandi kakurengera ikagutabara. Yego. None se ni gute twagendana n'Imana? Kugendana n'Imana ni ikintu cyiza cyane. Ni ikintu nakwifuriza buri muntu wese turi kumwe. Iyo ugendanye n'Imana hari ibintu byinshi ikora mu buzima bwawe bidasanzwe. Iyo ugendana n'Imana ibitagendaga biragenda. Iyo ugendanye n'Imana barakuvuga ntukabyirengagiza. Iyo ugendanye labini fole bonne fire mando Jésus kontaye. Iyo ugendana n'Imana urahagarara ukahamya Imana nayo ikaba muri wowe. Iyo ugendana n'Imana, iyo ugendana n'Imana se wanyara kurekura ukabyirengagiza, Imana ugakomeza ukabaho. Imva ndagiye ngubwiye ngo niyo bakuroze ukabirya nta cyuba, kubera ko yavuganye nawe. Kandi iyo yavuganye nawe ayiwe irabisohoza. Wavuganye n'Imana? Niba uzi neza ko wavuganye nayo, hagarara ushikama. Imana nawe ikurwanirira intambara. Nkubwire hari intambara nyinshi Imana igiturwanirira. Myangane kubona tumitavuga uko numva mwuka wera ari muri njyewe. Haleluya. Ndumva mwuka wera arimo gukomeza kunyeganyeza kunkora ku mutima cyane. Ngo mbwire abanyarwanda ngo muwala onefo. Ayiwe anihindura ibyanze guhinduka. Amasaha njyewe nari kuba ndi umuntu ubwo no kwanshima Imana konzwi ni ikintu cyiza. Jemira Imana konzwi kubera mpaye kwamamara, kandi kwamamara mu byiza, sinabamare mu bibi. Ni ikintu cyiza cy'umumaro. Bivugira ngo amin. Amin. None tutagiye kure, je nari mfite akabazo gatoyi. Ona ibyo mwatubwiye nivyo kandi turabyumva. None ko nari shaka ko hari ico udushikiriza jewe n'abakunzi ba Turiho TV, ukadushikiriza nk'ijambo rihumuriza cyangwa se ijambo rishobora kudufasha mu buzima bwacu buri imbere. Yego. Shaka ijambo ryabahumuriza cyangwa se ryabagenda mu yabana namwe mu rugendo. Katurebe.
abami ba kabiri ibice 20 kugeza ibice 11 ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 11 bavuga ngo muri iyo minsi Hezekiya ararwara yenda gupfa bukeye umuhanuzi Yesaya mwene Amosi aramusanga aramubwira ati Uwiteka aravuze ngo tegeka iby'inzu yawe kuko utazakira ahubwo ugiye gutanga. Hezekiya yerekera ivure atakambira Uwiteka ndakwinginze Uwiteka uyu munsi wibuke ko najyaga gendera mu by'ukuri imbere yawe n'umutima utunganye ngakora ibishimwa ngakora ibishimwa yangane gato ngakora ibishimwa imbere yawe. Nuko Hezekiya ararira cyane ariko Yesaya ataragera mu murwa hagati ijambo ry'Uwiteka rimugeraho riti riramubwira riti subirayo ubwire Hezekiya umutware w'ubwoko bwanjye uti Uwiteka Imana ya sogokuruza Dawidi iravuze ngo numvise gusenga kwawe mbona n'amarira yawe dore nzagukiza ku munsi wawe ku munsi wa gatatu uzazamuke ujye mu nzu y'Uwiteka kandi ukuboko kwawe nzongeraho indi myaka 15. Katwe tugarukiya Hezekiya ari mu bibazo bikomeye yari ari mu burwayi atashoboraga kuvuga atashoboraga kuba yagira icyo akora. Haleluya. Ngo nukarangije ngo Imana ituma umuhanuzi ngirangije ngiramubwira ngo Yesaya we ngo genda ubwire umwana wa ngo cyangwa se genda ubwire Hezekiya nta cyaha yari afite cyari gutuma apfa nta n'icyo yaracumuye cyari gutuma apfa ahubwo kubera ko byari bigeze. Haleluya. Arangije ngo aravuga ngo nago ntapfa narasenze Imana. Arangije yerekera ivure nagira ngo nkubwire ngo werekere ivure uyu munsi wa none ugira ibyo uhamagara Imana igira ibyikuraho. Nagira ngo nkubwire ngo Hezekiya ntago yitaye kubamusekaga nta nubwo yari yitaye kubamuvugaga. Haleluya. Ahubwo yari yitaye ku Imana yavuganye na Yesaya icyo yakoze we yaratumitse. Haleluya. Amaze gutumika ntago yagombaga guhorwa gutumika uko yari yatumitse. Ngarangije we icyo yagombaga gukora Hezekiya yerekeye ivure. Haleluya. Ajya ku mavi ahamagara Imana abwira Imana ngo Mana nasenze ku manywa na nijoro nize ntago bishoboka ko napfa. Nagira ngo nkubwire ngo hari iyo twasenze Imana cyangwa tukaba mu Mana neza hari ibyikuraho cyari ibyiburizamo. Nagira ngo nkubwire ngo Imana ize kugira ibyiburizamo ku buzima bwawe. Je nkubwire ngo nubwo uyu munsi bitameze neza nubwo uyu munsi bitameze neza ariko nejo bikagenda nta bwoba bw'ibyo. Iyo yavuze irakurikirana ijambo yavuze ikarisohoza. Nagira ngo nkubwire ngo wigira ikibazo humura yavuganye nawe kandi wavuganye nawe ni umugabo ukomeye yitwa Yesu. Yitwa Nihemuka iyo niyo Mana yanjye 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 yitwa Karubura iyo niyo Mana yanjye yitwa Nihemuka iyo niyo Mana yanjye nta yindi Mana mfite nifite yitwa igitare cy'amahanga yitwa Nihemuka ivuga bikaba kandi yategeka bigakomera yitwa Yesu. None pastor hano ku isi dufite ibibazo byinshi kandi bitandukanye ariko abenshi muri twebwe bose ndabizi neza ariko niko nibaza abenshi muri twebwe nibaza ko baba barabuze zambaraga zo kuvuga ngo umuntu reka akore cyane ejo bizagenda neza aho ugasanga buri gihe twamatwiyumvira ko uno musi byanse ubwo si byiwanje ayiwe la bini fone mone fai mandola bone minifo alala jezini bini kontaye bini fola mando ayiwe uyu mwaka ko ndi busenge ariko uyu mwaka ko ndi buriture umwaka ndaritura uyu mwaka ndasenya kandi uyu mwaka ndanyeganyeza lawe na binifa topifone mando jezi kontaye bini minifo uyu mwaka ndayihamagara ndabikubwiye kandi uyu mwaka ndayihamagara kuruta uko nayihamagaye mu kwa mbere ndayihamagara kuruta uko nayihamagaye mu kwa 12 ndayihamagara
Iwe topira bini mini fa dozene mando Jésus konta ya mandora la bonne fa ko twasenze ariko wa mugabo ko twageragejwe wa mugabo ko twageragejwe ko twakaranzwe si yaradukaranze shiramo n'amavuta yakaranga shiramo n'umunyu irabyerenjura ishira yirongera iwe iranadushyushye ariko najya nkubwenge ibyo ntibyankuye mu murongo ahubwo byanteye imbaraga zo gukomera wowe buraca mu gitondo urinanurira mu migati n'amaki byose n'amasamaki avango wavuga byanga waragerageje ngo abaye iki hayiwe hari ubugeragezwa agahinja gafite amezi 2 kagarira utanwaho n'undi byumweru 2 na uravuga barakarira ariko agakomeza gasenga ariko wowe uri ngo ndahembwa umushahara wa 600 ngo narambiwe ayi warambiwe iki warambiwe iki hari icyo wari wabona uburyo vuga ngo warambiwe iki ngewe ubwanjye narageragejwe ndagerageza uyu munsi ndi kurya ku musaruro w'ibyo nase ngewe ibyo mubwira ndakubwira Imana nzi n'amaso yanjye niboneye ikankorera ibitanga ntago nkubwira Imana rero nzumva ngo uyu ngo runaka araza mbwira ngewe ndakubwira Imana nzurambwira Imana ya Daniel se kubera iki ndenda vuga yanjye niboneye kandi icyo nyibisaba nuko izangirira neza ngo yitwa nihemuka iyo niyo Mana yanjye yitwa nihemuka iyo niyo Mana yanjye nihemuka iyo niyo Mana yanjye yitwa 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 nihemuka. Bo ndabona amasaha ariko aragenda yegera ndabona bugenda bwira buke bo Pastor Robert ni kihe kintu wafasha nk'aba bantu boba barataye nyine icyizere ku buzima bwabo baba babona menga Imana nabwo ikibibuka menga Imana bo batekereza ko Imana itababona abo bantu wabafasha iki wababwira iki cyane abafasha rero ni ukubabwira ngo basenge bahamagara Imana binginga Imana buriya hari ibanga riri mu gusenga nuko abantu batajya babimenya ibanga riri mu gusenga ni ikintu utapfa kuvumbura hari akantu kavuga ngo nubwo inyanja yahinduka wino ngo ibyatsi bigahinduka uducumu ngo ijuru rigahinduka impapuro ngo abisi bose bakandika ngo iby'urukundo rw'Imana ntabwo byarondore mwumva ngo inyanja zakama umva inyanja yakama n'ijuru bigashira kubera yuko imirimo y'Uwiteka n'urukundo rw'Imana ni ikintu utarondora bo ni ikintu utavuga ngo gutya kuko ni ikintu gikomeye cyane urukundo rw'Imana ruducisha mu burwayi nyamara urukundo rw'Imana rukaba muri twebwe rukagera natwe tudakwiriye Imana ndi kuvuga aka kanya ni Imana nziza ni Imana ikomeye ngira ngo mujye mwumva ubuhamya bwa Pastor Theogene bayongwe bariya bande bose mujya mubyumva nanjye nagiye mbaho ubuhamya bwanjye kumeze nigize kumugara nyamaguru akabyimba wana kabanga y'abakobwa jibi kukajya riri hama birangira Imana inyijije Imana ndi kuvuga aka kanya ni Imana ishoboye mubizirikane ubyange ubyemere ni Imana ishoboye byose cyo nabwira rero abantu bose mudukurikiye wihangayika kwimanika ntabwo bizakuraho ko icyifuzo cyawe ntabwo bizacaka icyifuzo cyawe gisubizwa kuko hari muri ingize y'umurongo ibya Yesu ni ku murongo kurira kwawe ugahogora ntabwo bikuraho ko niba Imana zo kizagutabara 24 bizakuraho kuzatabarwa 24 ahubwo uzaba uri gucumura ubusa no kwiganyira kandi kwiganyira ni icyaha wibaza ngo nzarya iki nzabaho ne nzakora iki hari ahubwo nta gisubizo kiri mu kwiyambura ubuzima nani igisubizo kiri mu kurira cyane ahubwo kugira ngo urire shikama hagarare mu kigeragezo cyawe uvuge Imana kandi nzike izagukubira murabyumvise rero mwebwe mwari mwarataye icyizere ku buzima bwanyu mwebwe mwabonaga ko ibintu byose bidashoboka izuba rizava
nubwo mubona ubu muri mu mwijima rizaza ryaki rikwakire wewe kandi ndizera neza rino jambo no musore atubwiye uzagibuka. Amazina yanje banyita Frangizo cyangwa se FK Pro, nkorera kuri Turiho TV. Niba nawe ushaka kuzoza urabona ibiganiro byacu bitandukanye, kuko tuzatukwereka ibintu byinshi bitandukanye, wewe byiza ukanda subscribe ukongera kandi ugakanda na share kugira ngo ushoboye gupartager kuri ku nshuti zawe zose. Ikindi kintu nabasaba nta kindi nuko mwashimira uno musore wacu. Nimero ziwiwe ziraca hasi ya TV yacu ya screen. Narazivuga nta kibazo anazivuga. Ni 0786 yego ni Watsaap 0786 yanjye ingendanwa ni 079223 nta turo meza. Urumva ko niba wishimiye rino jambo ry'Imana ushobora kumuvugisha ukamugura ka fanta akishima, eka nawe akagufasha mu bitekerezo bimwe na bimwe. Ikindi kintu namusaba nuko twegereje iherezo rya kino kiganiro, twamusaba ko yatusengera akadushira mu maboko y'Imana, kuko aho tugiye n'ahantu hatandukanye, hanyuma tugashika amahoro nawe agashika yandi. Data Mana nziza, Mana ikomeye, Mana ivuga bikaba kandi wategeka bigakomera, Imana ivuga ijambo ikarikurikirana kandi ukarisohoza, uravuga bikaba Data kandi utegetse birakomera. Uri hejuru ya byose, uri hejuru y'abantu, uri hejuru y'amafaranga, uri hejuru y'ubutunzi. Iyo uvuze ijambo Data urarikurikirana kandi ukarisohoza. Data muri kano kanya ndaguhamagaye kugira ngo uzuganze kandi utegeke kugira neza kwe kugaragare Data. Buri wese warudukurikiye abone ububasha bwawe, abone kugira neza kwawe, abone ubuntu bwawe, yumve gukora kugira neza kwawe Data. Tugendane na buri wese Data, utwagure mu buryo bw'umwuka ndetse n'uburyo bw'umubiri. Uri Imana yaturengeye mu bihe byashize ndetse n'ibihe biri imbere. Turakwiragije Data kugira ngo uzabane natwe Data. Ari abari mu bitaro Data turabasengeye kugira ngo nyine Imana bakize kandi bakure ku burwayi, bakure ku gisasiro bariho Data. Tuzi ababuze imiryango yabo Data, ubagire neza, ubahe kwihangana no gukomera. Ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu dusabye twizeye, amen. Amina. Murakoze cyane, ndibaza Imana ibane namwe.